Abakunzi ba Aidarke TV show ndabashuhuje muraho murakomeye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twongeye kubasuhuza nanone mu mwaka wa 2025, turabifuriza kugubwa neza, turabifuriza gukomeza kubana n'Imana. Uyu munsi rero hari inkuru nifuje kubabwira y'abakobwa babiri bavukanaga. Uyu munsi nifuje kuyibasangiza kugira ngo ibafashe. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagira neza. Utarakanda subscribe ukande subscribe, kandi ni ukuri ndakwifuza kuzagubwa neza kuri iyi YouTube channel yacu. Abakobwa babiri baravukanaga ariko ntago bari bahuje imico. Umukobwa umwe yakundaga amafaranga cyane n'utuntu nyine, utuntu tw'ubutunzi cyane. Undi rero akaba ari umuntu ugira umutima mwiza, ugira ubuntu bwinshi ndetse n'ubumuntu. Iyi nkuru rero ni inkuru ngiye kubasangiza, kandi nawe uzahura n'abantu bameze gutya, ndetse ushobora no gusanga hari inkuru uzi zimeze gutya. Uyu mukobwa rero wagiraga ubuntu bwinshi yarangwaga no kwigira gusenga, agasenga akajya mu materaniro, yavayo akajya gusura abantu, akajya mu miryango myinshi ijyanye no kwiha Imana. Ugasanga ari muri korali, ari kumwe n'abantu basengana muri korali, ndetse inshuro nyinshi yabaga ari mu bikorwa byo gufasha. Uyu mukobwa yaranzwe no gufasha cyane imfubyi, abapfakazi, abakene, ndetse n'akazi yabonye amafaranga ye ni aho ngaho yayarakoreshaga, kuko bose bari barize, ababyeyi babo barabareze, bariga bararangiza. Umukobwa umwe ariga ararangiza, n'uwundi ariga ararangiza, bose barize uko ari babiri bararangiza. Ariko nubwo bose uko ari babiri bize bakarangiza, ntabwo bigeze bahuza imico, kuko biga pirimeri, biga no muri segonderi, aba bana bombi biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye, ntabwo bahuzaga imico, kuko wasangaga ibyo bakunda atari bimwe. Umwe nababwiye yarakundaga utuntu, undi akunda guca bugufi cyane. Uwakundaga guca bugufi cyane rero yaratandukanye na wa wundi wakundaga amafaranga cyane, kuko uwakundaga guca bugufi cyane wasangaga batarahuzaga. Bize hamwe, ariko nubwo bize hamwe nta nubwo wamenyaga ko bavukana, wagiraga ngo ahubwo nta nubwo baziranye. Kubera iki? Umwe yagendanaga n'abantu basenga, akagendana n'abantu baciye bugufi, akagendana n'abantu bafite umutima mwiza. Uwundi we, mu gihe uwundi yagendanaga n'abana bo mu bakire, abana bari hayi, abana barajyana nabo muri kantine, abana bagendana n'ibigezweho, bazi kubara amafilime meza, abana bazi za mekapu, abana mbese b'abana bavuka mu bantu bakize barenze. Ariko undi ugasanga agendana n'abana b'abahanga, abana baribana mu miryango yo mu rusengero, nyine mu miryango, murabizi ko mu rusengero habamo imiryango itandukanye. Abantu rero bari batandukanye cyane, inshuti bavandimwe. Aba bavandimwe nubwo bavukanaga bari batandukanye cyane, ndetse mu mico, mu myitwarire, mu myifatire, mu mitekerereze bari batandukanye. Kuko bakurana, umwe yaravugaga ati njyewe nzashaka umugabo w'umukire cyane, nzashaka umugabo ufite amafaranga. Undi ukumva aravuga ati nzashaka umugabo w'umukirisito ariko ufite n'umutima mwiza kandi unkunda. Urumva abo bantu babiri bari batandukanye. Ngiye kubabwira inkuru y'aba bantu uko ari babiri rero, aba bakobwa uko ari babiri. Uyu mukobwa wasangaga ari umukobwa uca bugufi cyane, ndetse agakunda n'abantu, agakunda abashyitsi, kandi nawe ugasanga akunda gufasha, akunda no kujya gusura n'abandi bantu. Mu gihe undi wasangaga akunda ari nyirakirori, umwe namwise nyirakirori, undi mwita mutima mwiza cyangwa se mutima ukeye. Uyu mukobwa nyirakirori rero, ahantu hose habaga habaye ikirori, uyu mukobwa yabaga ariyo. Ahantu hose habaga habaye aniveriseri, aho yarahamenyaga. Ahantu hose habaga habaye ubukwe runaka, yabaga ahari yakenyeye, yabaga ari mu kirori rwose, yari nyirabirori. Nyirabirori rero wacu
igihe cyaje kugera arangiza kwiga abona n'akazi, ariko nyine akamenyekana cyane kuko resebusiyo zose niwe wabaga zirimo, ndetse yabaga ari muri za protokole zitandukanye. Noneho rero nyirabuntu wacu nawe yabaga ari mu ninde wagiye gusura abarwayi, ni nyirabuntu wacu. Ninde wagiye kureba abafite ibibazo, ni nyirabuntu wacu. Ninde wagiye muri korali, nyirabuntu wacu. Ninde wagiye kudirija korali, ni nyirabuntu wacu. Mbese wasangaga ari mu bintu by'Imana cyane. Igihe cyarageze rero, inkuru ngiye kubabwira y'umwihariko, uyu mukobwa aza guhura n'umusore, uyu nyirabuntu, uyu nyirabirori wacu yaje guhura n'umusore bahurira mu kirori. Umusore aramukunda cyane, arangije kumukunda umukobwa nawe aramukunda, ariko nyirakirori ikintu we yishakiraga ni amafaranga. Ntababwiye yavugaga ko azashaka umugabo ufite amafaranga. Ikintu yashakaga cya mbere ni uko yashakaga umugabo ufite amafaranga. Nyirakirori rero umuhungu aza kumusura, aje kumusura wa mukobwa amwereka iwabo, avuga ati rero uyu niwe musore tuzabana. Iwabo barabishima ndetse barishima cyane. Baragiye kwishima cyane, wa musore aragenda yitegura gufata irembo. Ariko nyirakirori, kuko nababwiye ko nyirakirori yahoraga mu birori, aza kujya mu bindi birori, abona undi musore mwiza cyane. Amubonye nyirakirori wacu aravuga ati harya wa musore ubundi unkunda waje iwacu ndetse turi gupanga ikirori, harya ubundi afite iki? Aza gusanga afite akavatiri gato cyane. Nyirakirori wacu aravuga ati rero uyu muntu ufite ivatiri ntago yambera, n'ukuntu ndi umukobwa mwiza, n'ukuntu nsirimutse, n'ukuntu meze neza, ntago uyu nguyu tuberanye. Nyirakirori wacu yaragiye ahita ashakana na wa wundi, ndetse ubukwe ntibwatinze, bwahise buba. Ubwo wa muhungu ndetse yari umwana mwiza, yabatahiye ubukwe. Abonye nyirakirori, abona ukuntu ashatse umugabo w'umukire pe, umugabo w'umukire wari ufite imodoka nyinshi, afite amangazine menshi atabarika, menshi cyane pe. Yari umukire kuko ubukwe bwabo bwari ubukwe bukomeye cyane, kandi uwo mukobwa yasaga neza cyane kuko amafaranga rwose pe yahuraga nayo, kandi yiyitagaho nk'umukobwa koko w'ibirori. Ubwo rero igihe cyarageze inshuti bavandimwe, ubwo wa musore yanze yikundanira na wa mukobwa wacu mwiza, mutima ukeye wacu. Aravuga ati ariko ko nabonye nyirakirori afite murumuna we, ese buriya ntago namwishakira tukabana, ese buriya ntiyanyemera? Aragenda aramubaza ati se nyirabuntu wanjye, mwiza wanjye, ntago wakwemera tukabana kureba umuvandimwe wawe yanyanze? Aravuga ati se harya yakwangiye iki? Ati yabonye undi ukize cyane ahita anyanga. Ndaravuga ati ariko ni ukuri twakwibanira tugakora umuryango mwiza. Wa muhungu arabyemera, araza abwira iwabo, arabwira ati rero murabizi umuvandimwe w'uyu yaranyanze, ariko uyu mukobwa nasanze ari umukobwa w'umutima mwiza, nasanze ari umukobwa utuje, nasanze ari umukobwa ukunda gukora, nabonye ari umukobwa w'umutima mwiza ndetse ukunda gusenga. Ndifuza ko twabana tukazakora umuryango. Ababyeyi baravuga bati nimba yakwemeye natwe ntacyo twabirenzaho, dore ko n'umuvandimwe ureba yakoze ubukwe ndetse bwihuse, kandi rwose nimba mwakoze umuryango rwose mukaba mwashimanye, nimukora ubukwe tubashyingire. Nyirabuntu wanjye rero umutima ukeye wacu yakoze ubukwe n'uwo muvandimwe, barakora ubukwe ndetse na wa wundi abatahira ubukwe mu buryo bukomeye cyane. Bakoze ubukwe barabana, umutima ukeye nyirabuntu wacu akomeza umurimo w'Imana, arabyara, barabana ndetse bagira umuryango, bafite abana rwose, bafite n'umuryango. Ariko wa mukobwa kuko yicishaga bugufi cyane, abantu ndetse baramukundaga cyane kubwo kwicisha bugufi kwe. Wa mukobwa wacu rero
rwose umuryango waramukunze, umuryango ashatsemo uramukunda, umuryango yari arimo uramukunda, abantu bose ugasanga baramukunda kubera uburyo yakundaga n'umurimo w'Imana, agakunda no gufasha abantu b'Imana. Nuko akora umuryango mwiza ndetse n'umugabo we aramukunda cyane, bakora umuryango mwiza cyane. Ubwo rero Nyirakirori wacu ibintu byaje kumubaho mwa bantu mwe ni agahomamunwa, kuko Nyirabirori wacu yaje guhura n'umusore w'umusirimu murabizi, bakora ubukwe. Bakoze ubukwe babana ariko Nyirakirori wacu murabizi ko yari afite gahunda yo gushaka umugabo ufite amafaranga menshi. We ntago yitaye ku mutima, nta kindi yashakaga, we icyo yashakaga ni amafaranga. Nyirakirori wacu rero yabayeho ubuzima bwiza, akabona amafaranga, akarya atavunitse, akarya rwose, akanywa ibyo muri firigo byamugeragaho, ifi nziza, inyama nziza, inzoga ihenze, ikintu cyose cyiza Nyirakirori cyamugeragaho. Ariko ntabwo yari azi icyo iminsi yari imubikiye. Ariko uwo mugabo we yagiraga umutima mubi cyane. Uwo mugabo we yagiraga umutima mubi 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 ndetse cyane, kuko yari afite n'ingeso mbi zo guheheta. Ntihaciye igihe abyaye kabiri, umugabo we atangira gusesagura umutungo awujyana mu bandi bakobwa, ndetse Nyirakirori akajya abona umugabo we yisohokaniye n'abandi bakobwa, ngaho bagiye ku mazi, ngaho bagiye muri za birunga, ngaho bagiye muri za parike. Kubera iki? Kubera ko bari bafite amafaranga menshi cyane. Ariko ntago yari abizi Nyirakirori, ntiyari azi ko umugabo ufite amafaranga udafite urukundo nta kintu azamugezaho. Igihe cyarageze rero, imitungo yose wa mugabo abakobwa barayimurya, yose irashira yose, basigarana ubusa, basigara nta kintu bafite. Kandi Nyirakirori nawe kuko yari yarabonye umugabo w'umukire, ntabwo yari yarongeye gukora, yari yarabiretse, avuga ati narasharamye, nabonye buri kimwe. Nuko umugabo baza kumurya amafaranga yose, barayamara yose, umugabo asigara nta kintu afite. Nyirakirori arababara ndetse n'abana be, ni ukuri barahangayika cyane kubera uwo mugabo wabuze ubwenge, kubera uwo mugabo utari ufite ubwenge bwo kujera ibyo yabonye. Hari igihe rero abantu rimwe na rimwe bajya bishuka nshuti yanjye, ugakurikira ubutunzi ariko utamanje kureba umutima w'umuntu. Manza urebe umutima w'umuntu, nimba udashoboye no kuwureba ubwire Imana iguhishurire. Usanga abantu benshi bakurikira ubutunzi aho gukurikira umuntu. Kunda umuntu, ubutunzi buzaza, ariko nukunda ubutunzi utarebye umuntu, ubutunzi buzagenda. Kandi ubutunzi ntabwo uzi uburyo bugenda nk'umuyaga, cyangwa se uburyo bushobora kuza. Uyu munsi bwaza, ejo bukagenda. Uyu munsi waba ufite ubutunzi, ejo bukagenda. Uyu munsi waba ufite amafaranga, ejo akagenda. Ariko umuntu mwiza azana ibintu, ariko ibintu ntabwo bizana abantu beza, ahubwo ibintu bishobora kuzana abantu babi bo kubirya. Ibintu bishobora kukuzanira inshuti mbi zo kugusenya. Ibintu bishobora kuguhoma amaso ntibikwereke umuntu uwo ari we. Nshuti rero, nifuje kubaganiriza kuri iyi nkuru y'abakobwa babiri, umwe yari umunyamutima mwiza, undi akunda ibintu. Ni ukuvuga ngo yakundaga ubutunzi, agakunda amafaranga, ariko uwundi yari umunyamutima mwiza akunda abantu, ndetse we icyo yashyiraga imbere ni umutima. Ubwo rero nshuti z'Imana, ni ukuri iyi nkuru nawe ikwigishe, iyi nkuru uyumve uyisobanukirwe, kuko uyu mukobwa ageze aho uno mugabo amutera ibirwara bikomeye, yaje no gusanga arwaye indwara zikomeye, ndetse no kuzivuza birabananira, abana babo babaho nabi. Uyu munsi umugore ajya mu bandi bagabo
kubera ko ibyo yashakaga kuri wa mugabo yarabibuze. Ubu urugo rwabo ni induru zikomeye cyane. Ndakwifuriza rero kugubwa neza ndetse ugasaba Imana neza mu buzima bwawe bwose waba ubayeho. Inshuti za Idarike TV show, ukurikire iyi nkuru kandi ni ukuri igusigira isomo rikomeye. Ndabakunda.